kuri ni ibyita ku mfubyi n'abapfakazi. Niyo mpamvu itorero DNPC rifite inkomoko muri Tanzania ryiyemeje kwagura ubwami binyuze mu gutangiza amatorero menshi ahindura abantu abigishwa ba Yesu, gushaka no gutoza abavugabutumwa bazabikora, gutunganya imishinga yo gufasha abapasiteri n'abakuru b'amatorero, gushyigikira imishinga itandukanye y'abakristo, gufasha abana by'umwihariko kubatoza umuco n'uburere mboneragihugu, gusubiza itorero ryacu ku muco n'umuryango Imana yaremye. Iri toro rikorera hirya no hino mu gihugu mu turere turimo Kayonza, Ngoma, Huye ndetse n'umujyi wa Kigali, aho mukurikirana ibikorwa byacu kuri Yongwe TV kuwa kabiri saa 11 kugeza saa 12 no kuwa gatandatu saa 7 z'amanywa kugera saa 8, aho muri kumwe n'abashumba batandukanye, harimo umushumba mukuru w'itorero Reverend Pasteur Karemera James n'abandi bapasiteri batandukanye barimo Pastor Nkuba Godfrey. Aha tuzajya twakira n'abatumirwa batandukanye tugamije kwagura ubwami bw'Imana n'iterambere ry'umukristo. Shalom. Haleluya, ndabashuhuje. Ni Pasteur Karemera James, umuyobozi w'itorero DNPS mu Rwanda. Kurikira ikiganiro Umuco n'Umuryango ari ryo shingiro ryo kumenya Imana, kizajya gitambuka kuri Yongwe TV kuwa kabiri saa 11 kugera saa 12 no kuwa gatandatu saa 7 kugera saa 8. Muzungukiramo byinshi kandi muzamenya Imana. Imana iduhane umugisha. Murakoze, twongeye kubahereza ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Abadukurikiye rero muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda, turongera kubiyegereza muri iki kiganiro. Muri kumwe na Pasteur Karemera James, ni nk'ibisanzwe umuyobozi w'itorero rya DNPS hano mu Rwanda. Rero ni bisanzwe ko dutangira ikiganiro cyacu kivuga butumwa, kivuga ku muco n'umuryango, ndetse ari nabyo biduha imbaraga zo kumenya Imana, kuko Imana twirirwa tuyivuga, turayiririmba, tuyihereza ibisingizo bitandukanye, ariko se ukuri ko kuyimenya ni ukuhe? Yesu nashimwe cyane. Ukuri ko kuyimenya nuko uba wamaze kumenya kamere zayo no kuziga no kuzumva, nicyo cyonyine kiguhereza kwitondera ibyikubwira. Haleluya. Rero tubahaye ikaze inshuti bavandimwe, abizera b'itorero rya DNPS ndetse n'abandi bose mu matorero atandukanye n'imyemerere itandukanye. Iyi ni Yongwe TV, ikiganiro ni Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Pasteur Karemera James, nkuko nababwiye, itorero ni DNPS mu Rwanda, ni itorero rikorera hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko rikagira icyicaro muri Arusha. Uyu munsi rero mu Rwanda turimo turakorera mu karere ka Kayonza ndetse no hino no hirya mu tundi turere dutandukanye, harimo Huye, harimo Bugesera, harimo hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri Ngoma. Kayonza rero tuyivuga kuko ariho dufite icyicaro gikuru cy'itorero, cyangwa ariho dufite ibikorwa byinshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero mbahaye ikaze kandi niyegereje buri wese. Umurongo wa telefoni nuriya wo mubona ku mateleviziyo yanyu mwebwe abadukurikiye, ariko n'abashobora kuba batwumva batareba kuri ekara. Telefoni ni yayi ni 0788 47 8389, hanyuma ukaduhamagara ukagisha inama cyangwa ugashima Imana ku byiza iba yagukoreye, kuko ikora ibyiza ntabwo ikora ibibi, kandi ituremera kubaho. Kuba uriho uyu munsi waramutse, mu by'ukuri ntago wagombye kubura icyo ushima Imana. Tugwaye ikaze rero, reka dutangire ikiganiro cyacu twihuse, dore ko n'iminota irimo yiruka cyane. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero reka nk'ibisanzwe nibutse abantu ko guhamagara tubasigira iminota ya nyuma kugira ngo muze guhamagara mugisha inama, ariko iyi minota ibanza wakwandika ubutumwa bwawe nta kibazo rwose. Nubwo naba ndi mu kiganiro mbwiriza, message nayisomayo ntabwo inderanja cyane, ariko telefoni turabasaba kugira ngo mujye mumenyera umuco, dore ko turimo no kwiga ku muco.
Yesu nashimwe cyane ngo igihugu kitagira umuco kiracika. Reka niye kuza gupfobya igihugu cyacu. Ni igihugu kigari kabishywe nuko n'izina ryacyo rikivuga. Yesu nashimwe cyane. Ni u Rwanda, ni ukwanda, ni ukwaguka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. So rero reka mbasabe aho muri ibyo mukora n'ibyo murimo, twongere twubaha Imana muri kano kanya, duce bugufi twakire isengesho ryacu ritangira ikiganiro. Mana, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turagushimye kandi tuguhaye ikaze mu mitima yacu ndetse n'abadukurikiye bose kuri ayo manywa, kuri uno munsi wo kuwa gatandatu. Hari abaherereye mu bice bitandukanye, hari abari mu birori, hari n'abatishimye bafite umubabaro wo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abo nabo turabazirikanye, turabasabira kugira ngo ubasange nuko unezeze imitima yabo mu izina rya Yesu, kandi ikigusha kitambitse imbere yabo gikurweho. Amahoro yawe asabe mu mitima yabo, nuko abatameze neza nabo ubagirire neza, ubakize uburwayi bwabo, ku ijambo rya rimbwira ko uwo ukijije indwara nyagasani umubabarire n'icyaha cye, nuko beza ubagirire neza. Abadukurikiye rero bose ubaho umugisha kandi ubahereze kumva neza ubutumwa bw'uno munsi wa none washyize ku mutima yacu, kugira ngo tubwirize abadukurikiye hirya no hino. Mu izina rya Yesu duhana umugisha nabo, utugire neza, nukuri utwiteho, imbaraga zawe dutwikire, kandi gusobanura icyigisho neza bituruke kuri wowe, byireme muri twe, nuko abadukurikiye bafashwe naryo kandi bahindurwe n'iri jambo. Nuko inkuko nyagasani intego nkuru yacu yo kwamamaza ubutumwa bwiza haba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, data, ari uko twigisha abantu guhinduka kuba bigishwa bawe Yesu. Nuko ndagusabye kugira ngo iri jambo rigere mu mitima y'abantu benshi bahinduke babe abigishwa bawe. Icyubahiro n'ishimwe rero menyemera mbigusubize, kuko ari wo bikwiriye. Njyambo y'icyo ari cyo cyose cyitaga ko ari icyo kubahwa, data, muri kano kanya niwe duhaye icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen, amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Inshuti zacu, abadukurikiye, twongeye gusubira muri studio kugira ngo tuganire ku butumwa bwiza Imana iba yaduhaye, kugira ngo tuze tubuganirire abadukurikiye. Habamo kungurana inama, harimo kuganira byo gukomezanya mu biganiro bisanzwe, ariko haba hari n'icyigisho cyateguwe kiba kiri busomwe kuri uno munsi kugira ngo tukiganiriremo. Yesu nashimwe cyane. Kuko rero iyi ari televiziyo, atari mu rusengero ngo twaje kubwiriza no kugendera umurongo w'icyanditswe. Tuba turi butandukire tugakoma hirya no hino ku bidukikije cyangwa se ku bitureba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'ubu dufite ingorane nini cyane irimo kugariza isi rwose, tutahwema kuvuga, ndetse n'ibihugu hirya no hino byayihagurukiye, ariko cyane cyane nivugiye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bati nimuhaguruke, abanyamadini, abahagarariye amadini n'amatorero, inzego za leta n'abandi bose bireba, n'imiryango itandukanye yigenga, twese dutahirize ku mugozi umwe, tuvuga tuti ibiyobyabwenge ntibikabeho mu Rwanda. Yesu nashimwe cyane. Aha rero mbigaruye kubera ko nibyo twirirwamo twigisha abantu ko bava mu biyobyabwenge, ariko twebwe ku ruhande rwacu nk'itorero ryacu rya DNPS twabonye ko ikiyobyabwenge atari ibi tuvuga gusa, by'itabi, by'inzoga, n'amakokayine n'ibindi bitandukanye ubona urubyiruko rurimo kwibirinduriramo cyane, kuko sinavuga ko ari ukubiyoboka, ahubwo birangurijemo. Haleluya. Abanyumva ntibaze kunyumva nabi, kuko hari bagenzi bacu cyangwa hari bagenzi banyu bamaze kubigira ubuzima bwa buri munsi bwabo, ariko tunabakangurira ko ntabwo ari Imana yabaremeye. Umubyeyi wamutwite akamubyara akamurera akamukuza, ntabwo ari cyo yari amubyaririye cyangwa yamurereraga kugira ngo ajyemo. So tunabahwiture cyane. Ndabizi ko benshi bakunda gukurikira imbuga nkoranyambaga, ni televiziyo igaragaramo n'iki kiganiro ejo cyangwa ejo bundi, bari buhure nacyo ari benshi. Tuvuge tuti mugarukiraho, urababaza Imana, urababaza ababyeyi bawe, urababaza igihugu kiguhetse, ntago ari byiza. Aho rero nari mbivuze nshaka kuvuga ko
hari ibiyobyabwenge bitandukanye kandi birimo byataka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twari dufite amahirwe yo kuba dufite ururimi rumwe twumvikana, ni nayo mpamvu twagombye kwifashisha aya mahirwe kugira ngo dutahirize umugozi umwe koko mu kurwanya no guca burundu iki kintu bita ibiyobyabwenge. So rero hari ikiyobyabwenge cyokamye urubyiruko, hakaba n'ikiyobyabwenge cyokamye abashumba n'abapasitoro ndetse n'abakuru b'amatorero, hakaba n'ikiyobyabwenge cyokamye cyangwa se cyoretse umuryango nyarwanda, cyane cyane ku bari n'abategarugori. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka rero kugira ngo mwiture abo bantu bose, ababyeyi, inshingano zo kurera, inshingano zo kurinda no gukumira icyaba ku mwana cyangwa se aho umwana yagana utahazi, zirimo kugenda zikendera, kandi kuriya zicika intege. Ni kwa kundi abahanga bavuga bati virusi runaka iyo yinjiye mu mubiri w'umuntu kugira ngo imushobore cyangwa ibe yamugeza hasi, ni kwa kundi igenda imunga ba basirikare barinze umubiri, kwa kundi bagenda bacika intege niho uburwayi bugenda bugaragara. Yesu nashimwe cyane. So rero nibi turimo tubona hirya no hino mu gihugu, nahoze nkomoza ku bana baba bari mu muhanda, ugasanga babaye imbyino, babaye ibitero, abanyamadini turiruka tuti turafasha abana bo mu muhanda, imiryango itandukanye turafasha abana bo mu muhanda, leta yo ku manywa na nijoro yewe yashyizeho n'ibigo bitandukanye byo kubafashirizamo kubasubiza mu buzima busanzwe. Iyo yo ifite intambwe yayo kandi biri mu nshingano zayo bya buri munsi, ariko natwe biratureba. Ariko se aba banyamadini, aba bakuru b'amatorero, batwebwe nanjye ntikuyemo n'abandi nkatwe, koko ibyo tuvuga niko tukora? Ese duteye intambwe nk'iyo leta itera, aba bana baba bakiri muri uyu muhanda ntibaba bafite imiryango babarizwamo? Ese nimba leta irimo igenda ibakuramo ijya kubigisha kugira aho bashyira, ikabigisha uburere mboneragihugu, umuryango, umuco, hari n'abatawuza umuryango bawutakaje bakivuka kandi uriho, ni n'agahinda gakomeye cyane. Nahoze nsenga nimugoroba ndababara ndavuga nti ijambo ndibuze gusa naho ndikomozaho cyane. Yesu nashimwe cyane. Bantu rero mudukurikiye, nababaye cyane aho umwana abura ababyeyi kandi bahari akitwa imfubyi kandi afite ababyeyi bombi. Yesu ashimwe cyane. Bose bahari, afite umuryango, afite ba nyirakuru, afite, ariko ugasanga ni imfubyi, ugasanga nta muryango afite, ntawuzi, ntazo kusa. Ibyo byose aba ari uruhare rwacu nk'ababyeyi, aba ari uruhare rwacu nk'abanyamadini. Dukwiriye kwigisha cyane, kuko nimba nari nkomoje ku kantu gato kavuga tuti leta nimba irimo irwana n'aba bana bagaragara hano, ibaremera ibigo byo kubarereramo, ibahereza ibyo bakora, ibigisha ibyatuma ejo babaho, ese twebwe nk'abakuriye amatorero cyangwa abayoboye iyo miryango ishingiye ku myemerere, twakoze iki kugira ngo dushakishe ba babyeyi, ya miryango, y'aba bana? Ese koko tubigize taske tukabigira akazi kacu gahoraho n'abantu duhura nabo, nta kintu twakora kugira ngo dushyigikire igihugu cyacu n'ingamba zacyo zo gusubiza umuco mu muryango, kuko niyo ntego nkuru bafite. Yesu nashimwe cyane. So rero nkanjye nk'umunyarwanda, nk'umupasiteri uhura n'abantu benshi, wigisha n'uba bankurikiye ni benshi, numva icyo tukigize inshingano nk'abakuru b'amatorero mbibahamagarire cyane. Abayoboye amatorero, abavuga rikijyana niko dukunze kwitwa hirya hari aho tuba dutuye, mu by'ukuri dushyizemo akacu iki kintu imyaka dufite imbere nk'intego y'igihugu 2050 cyangwa na 2030, twaba turimo dusubiza itorero ku murongo, ari byo bita gusubiza umuryango ku muco. Haleluya. Kandi mwibuke ngo uko byataka bariya natwe niko bidusanga. Uyu munsi hari abakuru b'amatorero barira, bababaye, ibyo si ibanga. Abana babo yakuriye muri wa muco wacira nikubite n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko nazira virusi nabo zirabataka. Hari abapasiteri barira, hari abo twirirwa tuganira. Yesu nashimwe cyane. Wenda ngenda cyafite bato, ariko se bato bagana hehe?
ese igihugu ndimo kumutegurira uyu mwana wanjye we ni ikihe? Aba bana nirirwa imbere nigisha mu matorero, mu makorari no hirya no hino, ese ndimo kubategurira ikihe gihugu? Ndasaba rero abankurikiye, abapasiteri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, rwose twese duhaguruke nk'abitsamuye, dushyigikire leta yacu uburyo dusubiza umuryango nyarwanda ku muco. Haleluya. Kuko umuco urimo kugenda usigara cyane. Ntabwo byari byakabayeho ko umubyeyi yijishura, ni uguta ibiheko niko bavuga, akijishura uwo ahetse, akamuta atazi uwamutereye, akagenda kandi agakomeza kubaho. Ntabwo ari byiza, ntabwo byigize bibaho, ni amahano. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya rero igira iki bivugaho, kandi ikiza cya Bibiliya impamvu nabyinjijemo hano, ikora ku bantu bose kandi ku myemerere itandukanye. Ntabwo uzigira wumva iri hanze ya Bibiliya. Kabone na bene data bakoresha igitabo gitagatifu cya Korani, harimo verse nyinshi zigenda zihura n'iyi Bibiliya, kandi na Bibiliya bafite uko bayivuga muri Korani, kimwe nuko nanjye Korani mfite uko nayivuga muri Bibiliya. Ariko si cyo cyanzinduye, naje kubwira bene data kugira ngo duhaguruke. Nicyo gihe ufite wowe ushobora kujya kuri televiziyo, ababwiriza ku maradiyo hirya no hino, mu nsengero zitandukanye. Ejo ni umunsi w'icyumweru, ariko se mu nyigisho muzatambutse ejo mu matorero yanyu, koko hari ijambo rizatambuka ryerekeranye n'umuco, haba umuco wa Gikristo, wenda nubwo wakwibanda kuri uwo kuko ariyo domene yawe, ariko birangira bigusha ku muryango, kandi itorero ni umuryango. Ndabasabye rero rwose dufatanye, dufashe n'abayobozi bacu. Yesu nashimwe cyane. Mumbabarire rero abatanyumvaga neza bitewe nuko natangiye ikiganiro, reka mbasubize mu butumwa bwiza bwa Kristo, ncunganwa n'iyo minota nanone. Haleluya. Igihe kiragiye kandi iminota nyine ntabwo iba yoroshye. Ubwo nibwo bushobozi, nagombye kuba ndi hano ngura nk'amasaha 2 tukaganira byinshi, ariko ubwo bushobozi nabwo ntibuba bwakagezweho neza. Biraza, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi niko abanyarwanda bavuga. Ejo cyangwa ejo bundi n'aya masaha 2 tuzayabona, cyangwa na 3, dutanga ingero hanyuma tuze no gutanga igisubizo. Hano tuba tuvuga twiruka ugasanga nta gisubizo nyirizina, nabo dukanguriye kuza nta gisubizo tubahaye, ariko ibisubizo birahari kandi byinshi bitandukanye. Imana iduhana umugisha. So rero mfite iminsi n'ikigisho kigamije cyane kugarura abantu kugakiza. Reka ngereranya akagakiza n'umuco. Haleluya. Kuko Bibiliya igira ukuntu ibigereranya ibyo bintu. Agakiza ni ukwemera udashidikanye, kandi cya kindi wemera ukakigira ukuri kuri wowe. Haleluya. Ni wowe uwo muco rero. Iyo ufite umuco nyarwanda, kirazira ko wiyanduza uwa Kigande. Nabahaye urugero ndavuga nti kirazira ko umudamu w'umugandekazi cyangwa se w'umugande ashobora gusuhuza umugabo ahagaze bareshye, arapfukama hanyuma akamusuhuza. Ariko se twe nuko? Ariko nanone natwe rwose hobe, giraso, girinka, gira magana, byinshi bitandukanye, nabyo wasangaga ari cyo kubumbatira, natwe ntitugitakaze. Yesu nashimwe cyane. So rero ndavuga nti Bibiliya iratubwira ngo nitwigire hino. Imana nimba igeze ku cyiciro cyo kuvuga, kuko twemera ko ibyanditswe turimo gusoma no munsi wa none ntago byanditswe uyu munsi wa none, ariko birabwira twabariho, bikabwira abazaza imbere yacu, nirwo rubyiruko turimo tuvuga, naho byanditswe bibwira abatubanjirije. Haleluya. Igihe cyashize n'igihe turimo n'igihe tukijya imbere cyose Bibiliya hari uko yakigennye. Rero bantu bankurikiye ndashaka kubabwira ngo nimba Imana ivuga ngo nimuze tujye inama iciye mu muhanuzi wayo, ni ibyanditswe byera, ni muri Yesaya rwose, nimushaka muye muhareba Yesaya igice cya mbere duhereye ku murongo wa 16. Aho Imana ihamagarira abantu ngo nimuze tujye inama. Nta gihe igihugu kitirirwa gihamagara gityo, nimuze turebe ese iki kintu cyugarije u Rwanda, cyugarije umuryango nyarwanda, tubigenze dute? Muhamagara abanyamadini, muhamagare abakuru b'imiryango, inama ziraba buri munsi. Ejo bundi tuvuye mu nama nziza cyane nkunda, ijya itanga ibisubizo ku bibazo byinshi bisa naho biba bimaze iminsi byugarije igihugu. Yesu nashimwe cyane.
habaho inama y'umushyikirano, habaho zitandukanye zinshi, umwiherero, habaho hariya hantu ntabwo byari byaba birengagije abantu bafite ibitekerezo bishingiye ku myemerere. Haleluya. Rwose igihugu cyacu ndasalutinga umukuru w'igihugu kuko nabuze umunsi umwireherero uzabaho hatarimo abakuru b'amadini n'amatorero. Kubera iki? Kuko tugiye kujya inama nyine. Yesu nashimwe cyane. Uyu aba aduhagarariye atubereye ibyerekeza. Yesu nashimwe nk'umuryango sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu akomanga impande zose ati muze tujya inama. Rero hano Bibiliya Yesaya yaranditse aravuga ngo umwuka w'Imana mujeho, aramubwira ngo bwira abantu bigire hino tujya inama. Yesu nashimwe cyane. Naho ntasomira ijambo reka ndiganiriremo kubera iminota n'imikiri miragenda. Hepfo haho haravuga ngo naho ibyaha byabo babandi batinya kuza. Haleluya. Bamwe batinya kuza. Naho ibyaha byabo byaba bitukura tukutuku. Ntibirirwa bahamagara bari hirya no hino ku isi. Ntago birirwa dushishikariza guhangana n'ibyo bitero n'amavirusi aturuka ku mbuga nkoranyambaga z'abasebye u Rwanda, z'abarutuka, z'abarwita amazina atandukanye. Hari abantu bazi kubatiza, hari abasimbuye abapadiri n'abapasiteri, ariko ntabwo ari cyo gihe cyabo. Rwose nanabivuge mbyeruye, barimo bararushywa n'ubusa, ntabwo ari cyo gihe cyabo. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyarahanuwe kirahari, dushobora no kuba turimo tukinjiramo, ariko ntabwo iteka ikibi ntabwo kizigira gitsinda icyiza. Kizakirwanya, kizagiteraho bitero bitandukanye, kizagikomeretsa, ariko ntikizagitsinda. Haleluya. So nongere mpumurije bari abantu. So rero ndavuga nti Bibiliya iravuga ngo ni muze tujya inama. Reka dusomeho gatoya. Ni mwiyeze mwiboneze n'umurongo wa 16 abadukurikiye batigeze bumva. Ni mwiyeze mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Haleluya. Bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngaho mbwira, ejo ku cyumweru icyigisho giteguwe ahantu hose mu matorero, mu makiriziya, mu mizigiti, wenda bo bakoze ejo hashize ariko bagira iminsi isanzwe nabo yo gusenga. Ese ni hehe mukoma kuri icyo kintu? Mutegura muti iki cyigisho? Ese mubunga butu umuryango buri wese ntawe udafite umuryango abarizamo? N'iyi miryango tuba tuyoboye y'amadini tuyita imiryango ishingiye ku myemerere. Umuryango wa Gikristo, itorero ni umuryango, kandi koko uko niko kuri. Yesu nashimwe cyane, kuko umuryango ubungabunga kandi ugasigasira ibiwugize. N'iri torero niko ribira imeze. Niyo mpamvu habaho pasiteri, hakaba abakuru b'itorero, abanyamasengesho, kuri amakorali. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma hepfo gato hakavuga ngo ni muze tujye inama 18, niko Uwiteka avuga. Ntabwo ari James. Ibi byandikwa nari ntarabaho, ariko nuzabaho azasanga iki cyanditswe gihari kandi kizaba kimureba. So ni muze tujye inama, mwabayobozi mwe. Yesu nashimwe cyane. Mwaba Kristo tuyoboye mwe, tubirirwa imbere tubigisha ibyiza. Nta mupasiteri uzabona uhagaze yigisha ibibi, nta shehu uzahagara ngo yigishe ibibi. Yesu nashimwe cyane. Abayobe ntibabura kuko no mu ijambo rya Kinyarwanda bavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi cyangwa se uwatakaje inshingano z'umuryango. Yesu nashimwe cyane. Natwe ntabwo hariho abatarishyashya muri twe, sibyo? Bigisha ibyabo, bakigisha ibiyobanye ni Bibiliya. Ejo bundi twahoze tubwiriza hano tuvuga tuti hariho abashyizweho kugira ngo bigishe ibihuye n'irari ry'imitima y'ababashyizeho. Haleluya. Abo ntago babura, ariko umupasiteri muzima, umukozi w'Imana muzima, ntabwo ahagarara imbere y'abayoboye ngo ajye kuvuga ibye. Ntabwo ahagarara imbere y'abayoboye ngo ajye kubigisha kuganira igihugu cyangwa se kutumvira inzego z'ubuyobozi zibayoboye. Ntabwo bibaho. Dukangurira abantu ibintu, ariko ababikora ni bamwe, n'abatabikora ni abandi. Ariko kuri kuriho Bibiliya iravuga ngo naho wavukutse ibyaha bingana gute, ntushobora gutinyuka kujya imbere y'Imana. Haleluya. Ngo ibyaha byawe urabibabarirwa. Ese uyu muntu kwinginga ngo uza kubabarire akweza ibyaha, ubone ingororano yo mu ijuru wirirwa uririmba, mu by'ukuri uragira ngo Imana ikora iki?
Yesu nashimwe cyane. Nuko ejo hamagara runaka, ejo bundi gahagurutsa runaka, n'ejo bundi gahagurutsa runaka. Yesu nashimwe. Bakaza bakavuga nk'uko tuvuga. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane muri mwe, kandi Imana ibahereza umugisha. Iminota yagiye rero, tugomba kugira uko dusoza tunasengera n'abantu. Rwose mba mpari, telefone irafunguye, mvuye hano ndakwitaba, kandi tuba dufite umwanya uhagije wo kuganira. Hari ibiganiro biba bikomeje kuri televiziyo, tugomba gusiga umwanya n'abandi bagakomerezaho. Hari abavuga butumwa batandukanye, turinjira tugasohoka, abandi bakinjira, ariko target, intego ya buri wese nuko umunyarwanda, umuntu kiremwa muntu kidukurikiye cyahinduka kikagubwa neza. Imana ibahereza umugisha cyane. Murakoze. Ni Pastor Karemera James, torero ni DNPS. Reka nsoreza aha ngaha. Abanyarwanda nkunda imigani ya kinyarwanda itarimo ubusambo n'ubugegera. Hari imigani myiza itarimo no kurengurirana cyangwa se n'amatiku. Aha niho havuga ngo aravugwa ntashira ararekwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyo kubabwira ni byinshi, ibyo kwigisha ni byinshi, ariko reka dusoreze hano tubifuriza weekend nziza, tubifuriza umugisha w'Imana no kugubwa neza, ariko no gutinyuka kuza imbere y'Imana. Ntabwo uri buze imbere yanjye ngo hari icyo ndi bugufashishe, n'icyo nagufashisha cyarangira uwo munsi. Ariko se uraza imbere yanjye muyobore ku Mana, Imana iburi kikumarira. Ariko se iyi Mana nkubwiye kuki utayisanga ko ari kwihamagariye. Murakoze. Abari badukurikiye, ari urubyiruko, ari abana bato, ari abadamu, abagabo, bagenzi banjye, abakozi b'Imana batandukanye, Imana ibaho umugisha. Reka duhaguruke mu gihe cyacu, twubake igihugu cyacu n'itorero ry'Imana rya Kristo. Reka nsoze nsenga, hanyuma abahamagara muze kumpamagara ndi hanze, ndi bubasubize rwose, kuko iminota yanjye yarangiye. Abumva banshyigikira rwose ni karibu, mwanshyigikira nkongera igihe, tukaganira, tukanyurwa, tukajya tugira naho dusoza tugaragaje umuti nyirizina. Nanjye biba binteye ipfunwe kugenda ntatanze igisubizo cy'icyo nahoze mvugaho, ariko Kristo atubereye ubwerekeza, kandi bizashoboka. Reka dusenge. Imana, turagushimye mu izina rya Yesu, ngushimiye iri jambo ryawe rimanukiye abari badukurikiye bose, abanyarwanda n'abandi ndetse bo mu bihugu bitandukanye. Ndagusaba kugira ngo bose ubazane imbere yawe, bongere bace bugufi, bumve ubutumwa bwawe bwiza. Abatwumvishije ko bafashijwe kandi banyuzwe, bumvishije Nyagasani Mwami Imana, umutima wabo ubatinyura kujya imbere y'Imana. Uzi imbere yawe umubabarire kandi umweze, uzi imbere yawe umugirire neza, uje imbere yawe umumara agahinda. Haleluya. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo nta uzi imbere yawe ngo agende nk'uko yaje, kandi ngo ijisho ryawe rihora kuri ba bandi bahora imbere yawe bazamuye amaboko yabo baguhereye icyubahiro. Natwe tuguhaye icyubahiro kuri televiziyo, tuguhaye icyubahiro aho tugenda hose, tuguhaye icyubahiro ku bw'abo tuyoboye, tuguhaye icyubahiro ku bari badukurikiye, tuguhaye icyubahiro ku Banyarwanda, tuguhaye icyubahiro ku rubyiruko n'abana bacu, tuguhaye icyubahiro ku badamu bacu, tuguhaye icyubahiro ku bagabo bagenzi banjye, nguhaye icyubahiro ku bakozi b'Imana batandukanye. Mu izina rya Yesu ubagirire neza kandi ubagure, ushyire ijambo ryawe ku mitima yabo. Nyagasani Mwami Imana, ngo nk'uko imparagazi yahagizwe no gushaka imigezi, haleluya, natwe twahagizwe no gutinyuka kuba imbere yawe. Utugirire neza, utweze, utubabarire ibyaha Nyagasani, udukize ubukene n'inzara, uturindire igihugu mu izina rya Yesu. Naho amapfa dusatira, ariko ukuboko kwawe kurambuye ku gihugu cy'u Rwanda, ya mafarasi bangana, imirimo ikera. Nyagasani Mwami Imana, umunezero ukaza mu bantu, kandi ngo naho inzara yadutera ngo ubasha kuduhereza aho duhahira. Mu izina rya Yesu turemere ibyiza, uremere ibyiza igihugu cyacu cy'u Rwanda, uremere ibyiza abagusenga, uremere ibyiza abantu bose Nyagasani bariho bahumeka, kuko nejo tuzakizwa, tuziyeza. Ngaho girira neza bari bankurikiye, hereza umugisha, kiza abarwayi. Mwami, rema ibyiza, rema umutima mwiza mu Banyarwanda, rema amahoro mu Banyarwanda. Ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe mbihaye Nyagasani. Ndagusabye kandi nizeye ko unyumvishije, mbisabye niringiye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen.